turabashuhuje inshuti mukurikiye Isango TV ni mu kiganiro ibitabo n'amateka. Ibitabo n'amateka ni ikiganiro tubagezaho tugamije kugira ngo dushishikarize abanyarwanda cyane cyane urubyiruko basoma ibitabo, bandika ibitabo, niho ubwenge buri. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero muri kumwe nanjye nitwa Xavier Bizimana, abandi kumwe na Emmanuel ku buhanga bw'ibyuma na Nicola Mitari ku buhanga bwa kamera. Turaganira ku gitabo cyitwa Ntiryari Iherezo, ni mu Kinyarwanda Ntiryari Iherezo, mu Gifaransa Ce n'était pas la fin, hanyuma mu Cyongereza It was not the end. Ni igitabo cyiza cyane kiri mu ndimi eshatu nk'uko nzibasomeye, cyanditswe na Jean d'Amour Nsanzabaganwa, akaba ari umugabo w'umuhanga mu bwanditsi, cyane cyane umuhanga mu gutanga inama mu rubyiruko no mu bandi bashobora kuzasoma kino gitabo. Turi kumwe hano muri studio rero, Bwana Nsanzabaganwa, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uri umwanditsi w'ibitabo, ukaba waranditse kino gitabo umwaka ushize muri Kamena, nibwo cyasohotse, ukimaze umwaka. Ugezeho kigurisha? Nubwo bakunda gusoma gake, ariko birimo biraza kandi bizagenda biza, cyane cyane ko washyize mu ndimi eshatu, utibona hamwe biroroshye ko azibona ahandi. Yego. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu ibitabo n'amateka ku Isango TV. Murakoze. Tubwire Nsanzabaganwa nk'umwanditsi, abakureba babanze bakumenye, twibwire turakomeza nyuma. Murakoze. Nkuko mubivuze nitwa Nsanzabaganwa Jean d'Amour, ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Mu buzima busanzwe ndi umutekinisien, nkaba nkora ibintu bijyanye no gutunganya amashusho, ariko ubusanzwe nize amashanyarazi, nize electronique na telecommunication, nize ibintu bya air conditioning and refrigerations. Urebye ndi muri field ya tekinike, nubwo naje kwisanga mu ukaba ukora muri RBA. Yego, nkora muri RBA. Urumva kuri mugenzi wacu. Yego. Hanyuma ibintu by'ubwanditsi, cyane cyane ubwanditsi ku buzima, wabitekereje ute ko atari kutiza ubuvanganzo? Yego, murakoze. Nabitekereje biturutse mu biganiro ngirana n'abantu, biturutse mu gukurikira ibiganiro bitandukanye kuri za televiziyo, biturutse no ku kiganiro nakunze gukoraho muri RBA cyitwaga Book Club, ubungubu cyitwa Impambo y'Ubumenyi. Nkajya nkurikira uko bagikora, nkajya nkurikira nuko ngenda nganira n'abantu, rimwe na rimwe mbaha inama, kuko hari rimwe na rimwe aho najyaga mba umuyobozi w'udutsinda dutandukanye, abantu bakaza kungisha inama, then inama nabagiraga bakambwira bati inama ko ari nziza, ukaba urimo kuyitugira twenyine kandi twumva ishobora no kugirira abandi akamaro, kubera iki utashaka uburyo igera kuri benshi bashoboka. Ubwo rero nibwo natekereje ko biramutse binyuze mu bwanditsi, icyambere generasiyo iriho ishobora kumenya ibyo nashaka kuvuga, ariko na generasiyo zizaza. Yego. Kandi ikindi, ubwanditsi naje gusobanukirwa ko ari message y'ibihe byose idasaza. Nta nubwo ari ubw'abanyendimi gusa, nabo mu mibare barandika, nabo muri fizike barandika. Ibyo tuzi byose nuko ari uruherekane rw'uko twagiye tubimenya, ariko akenshi byanyuze mu bwanditsi. Urakoze cyane. Iki gitabo rero namenyesha abatwumva ko wacyanditse uhereye ku buzima bwawe. Nibyo bita autobiography? Yego, ni autobiography. Iki gitabo cy'ubuzima bwawe cyitwa Ntiryari Iherezo, Ce n'était pas la fin, It was not the end, wacyumva harimo akantu ko kwikanga? Yego, wenda wa mugana ashobora kwibaza ngo ni iki kitari iherezo, ariko ubuzima tunyuramo bwa buri munsi usanga abantu hari igihe bagera bakumva bacitse intege, hari igihe bagera bakumva ubuzima busa n'uburangiye. Ngira ngo ni naho usanga hari indwara za depression tujya twumva, hari ibibazo byo kwiheba, ibibazo byo kwiyahura, agahinda gakabije, kujya mu biyobyabwenge. Akenshi nuko bari abantu baba bananiwe kwiyakira, bagatekereza ko iherezo ry'ubuzima bwabo rigeze, then
njye rero nakomeje kubitekerezaho nkareba intambara leta irwana nkavuga okay nanjye hari ibihe nigeze kugeramo nashoboraga kuba ndi muri circumstance nk'izo umuntu urimo kuvuga ati ndumva birangiye uri mu bihe byo kumva nawe ko ubuzima bwarangira cyangwa se ubuzima ntekereza nkavuga ngo uzi ko cyagiye nibwira ko bishobora kuba birangiye then kuba narabuvuyemo nkaba ndi umuntu ufite aho ageze kandi ufite icyerekezo ngo ni gute nafasha undi muntu uwo ari we wese ufite ibibazo bishobora gutuma atekereza ko ubuzima bwe burangiye cyangwa se hirya y'aho ari hadashoboka rero utireka nandike igitabo abareba kino gitabo icyo mu kinyarwanda bashobora kudufasha kukireba ndakubaza maze kukibereka nuko kimeze gumishaho icyo mu cyongereza nuko gishushanyije icyo mu gifaransa ni iki uretse sinzi niba barabikoze ku bushake ariko icyanditse mu kinyarwanda nk'uko bakirebye kuri kava yacyo ni urwijiji hafi 100%. Yego. Icyanditse mu cyongereza ni urwijiji akabamo n'umweru. Yego. Hanyuma icyanditse mu gifaransa ni igice kimwe ikindi gice kimwe n'umweru ikindi ni umukara. Ngewe nabitekerejeho ku giti cyanjye gusa mbirebe gutya. Wabitekerejeho cyangwa ni design y'uwayikoze igitabo gusa? Yego. Urebye nubwo bisa n'ibitandukanye muri design ariko message byose bitanga nimwe. Urabona ko no rwijije ariko rufitemo n'umucyo. Ariko mu Kinyarwanda umucyo ni gake. Yego, ni muke ariko bigaragara ko ufite isoko. Yego. Nuvuga ngo icyo nashakaga ubwa mbere kwari ukubitandukanya kugira ngo abantu batabyitiranya. Yego. Icya kabiri message y'ibirimo nimwe nuko hari ibihe by'umwijima hakaba n'ibihe by'umucyo. Nuvuga ngo concept niyo nuko hari ibihe by'umwijima hakaba n'ibihe by'umucyo. Yaba Ikinyarwanda biragaragara ko hari isoko y'umucyo iri ahantu runaka kandi ariho nerekeje ibitekerezo kimwe niho ureba niho ndeba. Urebye no mu Gifaransa urabona ko igice cyo haruguru kirimo face kiri mu mucyo ariko igice gisa n'ikigatagaragara nicyo kiri mu mwijima. Uvuga ngo igice nsa n'uwavuyemo. Ubwo rero urebye concept nuko hari ibihe bitari byiza umuntu aba yaravuyemo ariko hakaba icyizere ko hari imbere heza. Yego. Nicyo gitekerezo niyo concept nashakaga kuri cover ko umuntu ashobora kumenya. Murakoze cyane bwana Nsanzabaganwa. Turakomeza tuganira kuri iki gitabo cyawe ntiryari iherezo. Noneho tugiye kwinjira mu mizi utubwire kubera ko ari autobiography ari ubuzima bwawe utubwire ubuzima bwawe ugende ubuturondorera hanyuma tuze kubona impamvu yatumye igitabo kitari no zina utayitubwiye ahubwo mu byo utubwira tuze kuyiboneramo. Ntekereza kwandika igitabo ubwabyo nari nabanje kureba uko abantu babaho muri societe uko babana muri societe ibibazo by'ubuzima bahura nabyo. Kubw'ibyo ntekereza ku mivukire yanjye. Navutse nsanga mbana n'umubyeyi umwe ntabwo nagize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi bombi. Then mpita ntangira gutekereza cyangwa se ndeba ubuzima bukakaye twacagamo butoroshye ndavuga ngo hari abandi bana benshi babaho mu buzima nk'ubu. Byanze bikunze. Yego. Hari ibihe byageze birangora kwiga mu buryo bukomeye kugeza nubwo ntekereza ko iby'ishuri birangiye kubera ko mbona ko wari ugeze nko mu wakangahe hari habaye iki? Nari ngeze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Twari tuvuye mu bihe bya jenoside murabizi ko ubuzima butari bworoshye ku mpande zose. Abantu barabuze abavandimwe barabuze umuryango warasenyutse rero nagize ingorane
muri icyo gihe nibwo narangije kwiga amashuri abanza maze gukora ikizamini cya leta sinagira umugisha wo guhita mbona uko ninjira muri segonderi kubera ko amanota bari bafatiyeho ntari nayabonye icyakora leta biza kureba iravuga iti aba bana ntabwo batsinzwe kubera bo ubwabo ahubwo n'ibihe bibi bavuyemo bituma bashyiraho bagabanya uburyo bwo kujya mu mashuri ariko bisaba ko umwana yihagurukira akajya mu mashuri icyo gihe rero njye ntabwo byankundiye kuko byasaba ko umubyeyi ari uguhagurukira akajyayo ntabwo bari babyitayeho ntabwo byari bibafasheho cyane ntabwo abantu bose babaga basobanukiwe kimwe byatumye rero ntakaza kujya muri segonderi icyo gihe bituma nshakisha ubundi buzima ninyurira mu zindi nzira nigira kwiga guhinga kwa Karirosi kera uko bahitaga muri centre de jeune Gatenga guhinga cyangwa gukora siporo nabyo barabigiraga ariko icyari kinjyanyeyo cyane ngo nagiyeyo ubundi bajyaga bakira abana bari vulnerable bafite ibibazo bakabafasha mu kuboriyanta kuko ni ikigo cy'urubyiruko hahuragamo urubyiruko rwinshi bakabatoza imirimo itandukanye ari ibyo bya siporo ari imirimo itandukanye njye rero nagiye nisanga njya mu buhinzi then nyuma yo gukora ubuhinzi nza kugira amahirwe umwagoronome abona ko nshobora kuba mfite akantu k'ubwenge yego abati uyu mwana nubwo atiza abana bateraniye hamwe kuko abantu bateraniye akenshi hariya mu Gatenga kera babitaga abana bo ku muhanda kubera ko babaga ari abana bagize ibibazo mu miryango cyangwa se n'abana bataye imiryango nabo ku muhanda rwose byumvikane ko abantu bose bafite ibibazo bitandukanye bisangagamo hariya hakaba nabo ikigo cyatoraguye ku muhanda nyine b'abana bo ku muhanda kikabazana kugira ngo kibankadire ibyo rero kuba duhuriye aho turi benshi ariko ibigo nk'ibyo biracyabaho di ntabwo mbizi harya kwa Gisimba bura ntabwo bakifata abana nk'abo gusa kubera gahunda ya leta yo gutuma abana barererwa mu miryango bagiye bashishikariza abantu gufata abana bakabashyira mu miryango ariko kera muri ibyo bihe byacu nuko byari bimeze ubwo rero njye nisanze mu Gatenga maze gukora ubuhinzi uwo muntu aravuga ati ndabona wowe usa n'uwashobora kwiga abanza kunshinga gukora muri pepiniyeri nk'umuyobozi wa pepiniyeri ku buryo igihe bashaka imbuto hari abazungu bazakudusura bashaka ingemwe z'indabo z'imbuto bakazitwara ariko habaga n'abandi bantu bishakira imbuto zo kujya guhinga mu mirima yabo n'ikigo kuko cyari gifite amashuri cyajyaga gikenera kugaburira abanyeshuri bakajya baza kunyaka rero imbuto bazijyana mu mirima uwo mugabo rero arambwira ati uwagufasha ukajya kwiga ansabira ishuri ahantu bitaga hirya za Buringa mu Ndiza ariko yari yanyemereye kunyishyura 1/2 cy'amafaranga ahandi mukirwana ahandi ikigo abapadiri nabo bakanyishyurira abapadiri barambwira ngo no twebwe natwe dufite ishuri nategereza igihe cye nikigera azaze yiga iwacu abona ntabwo birimo gukunda none ahita ambwira ati we jya kwiga noneho ahita avugana n'umuntu wari inshuti ye w'umusuderi tereka nkohereza umwana umwigishe gusudira mpita mva mu byo guhinga njya gusudira i Kigali no hano Giwakari Gikondo yego ndagenda nkorera mu magaraje mu musuderi ndetse bari mu musuderi mwiza kampani imwe irandokirita iramfata ngo njye kuyifasha n'akana gatoya k'imyaka 15 ariko nzi gusudira neza hari projet bari bafite yo gukora ibitanda ndiba ari byo muri lycée n'intebe zo muri lycée n'amakofre foro ya banki imwe ntibuka ubwo ntangira gukorana n'iyo kampani nigiramo no gusudira ariko nyuma gato nza kubona ko iyo projet irangiye nza kubona ko bya bintu bitoroshye iby'Uburinga birarangira byararangiye nyine kuko we yaravuze ati ntabwo nshobora kubona ubushobozi bwo kwishyura ishuri njyenyine none ubwo mbuze umuntu umfasha reka nkushyire mu myuga nibwo yanyohereje kwiga gusudira mbimenye ngira umugisha mpita mbona iyo projet irimo gukora kuri projet ku bintu bitandukanye ibitanda intebe n'amakofre fort then njya gukora kuri ibyo ngibyo projet yabo irangiye rero kuko nari nkiri mutoya nubwo nakoraga ibyo byose nari ngitaha mu rugo kwa mukecuru noneho nza kwitekereza ndavuga ngo ubuzima bwanjye bufite ikihe cyerekezo kandi uruzi umwuga yego nari nzi umwuga ariko
urabona igihugu cyasaga n'ikirimo kiragenda gitera imbere kuba ufite umwuga ariko utarize amashuri ubona ari ntayo kandi noneho ntarabuze ubwenge bwo kwiga icyo nacyo nagitekerezagaho sinabuze ubwenge bwo kwiga none ntangira gutekereza ngo nzabo cyane cyane ko ya kampani twari turimo gukorana yari yimutse yagiye gukorera ahandi mu kindi gice cya kure binsaba kujyana nayo kandi nkiri umwana ngiye gutangira kwishakishiriza imibereho kwikodeshereza kugera gute none ntangira gutekereza byagenda gute kugira ngo nsubire ku ishuri ndongera mfata umwanzuro wo gusubira ku ishuri hahandi mu Gatenga noneho kuko nari maze kwegera hejuru mo gake njya gusaba ishuri noneho kwiga nk'uwiga muri segonderi kuko bari bafite segonderi ngezeyo babanza no kunyanga kuko navuyeyo mbatorotse yego urumva imbere bari bafite umusaruro kuko nakoraga muri pepiniyeri nagiye ntavuze mu kugaruka rero bagira ngo ntabwo ndi serious umwarimu wanyakiraga arambwira ati wowe ntabwo ushobora kwiga hano n'ubundi ntabwo uri serious noneho ndangije nkajyamo kwepa amasomo yigisha sinyiga yigishaga icyongereza nkajya kwiga y'abandi bo batanze tumara igihembwe cyose dukwepana icyaje kumutangaza nuko resultat z'amanota zisohotse zasohotse isomo rye naritsinze 100% kandi n'uwa mbere mu ishuri wari watsinze icyongereza ute utarakize wowe wa mbere mu ute kubera ko ntari ngifite umugisha ntagiraga ntatendingaga cyangwa ntashoboraga kwitabira mwarimu nifashishaga abanyeshuri mu makayi bize bakayampa nanjye nkagenda nkandika ibyo bashoboye kunsobanurira nk'abanyeshuri bagenzi banjye bakansobanurira igihembwe cya mbere rero kirangira igihe nakoraga ikizamini amasomo yose nayatsinze ndi uwa mbere n'icyongereza wagitsinze n'icyongereza nagitsinze isomo rye nagitsinze nanjye wari ufitemo amanota menshi arangije avuga ati wow burya se igihe yahamagaraga burya ni wowe ahita abona ko noneho ndi serious aravuga ati noneho hazagira umuntu ukubuza kwiga kuva ubwo ngubwo noneho ntangira kwiga ariko nkiga nyine mu buzima bugoranye kugeza ubwo najyaga gukora ibiraka muri vacances byo gusudira bitandukanye urumva nari maje kumenya ibintu byinshi bitandukanye icyo mbonye nta kazi na kamwe nasuzuguraga icyo mbonye akaba ari cyo nkora amafaranga kinyinjirije nkazajya kuyishyura ibishuri igihembwe wakoze nk'iki nakoraga amashanyarazi nakoraga ibyo byo gusudira ubundi nkaba n'umuyede ku mashansi atandukanye y'abafundi nkaba umuyede amafaranga nkoreye tukayajyana ku ishuri akaba ariyo nzishyura igihembwe gikurikiyeho bwari ubuzima yego butoroshye ariko harimo n'akantu k'ubwenge na determination yego then kubera ko navuga ngo nzaba nde nyuma y'ubu buzima ko numvaga mu mutwe wanjye ntashaka kuzabaho ntarize kuko ntabwo navuye mu ishuri ku bushake bwanjye icyakora nabonaga kwiga bishoboka ubwo rero nshyiramo izo courage ku bw'amahirwe majije kugera nko mu wa kabiri segonderi mu bihembwe bisoza bamwe muri ba bantu bajyaga baza kudusura b'abana bo ku muhanda b'abana baho ngaho hazamo abantu bantunguye ni bya bindi twiringira n'Imana hari ukuntu Imana iba yaraguteguriye inzira ariko utanyuranya n'inzira utanyuranya n'ubushake bwayo ibyo wagenewe byose ugahura nabyo rero hari abantu baza babaririza amazina yanjye basanga nanjye ndi ku kigo none umunyeshuri arambwira ati hari abantu barimo kugushaka ntabwo tubazi ariko baragushaka ndagenda mvugana nabo barambwira bati uracyabaho bari bantu ki yari umuryango witwaga Insieme per la Pace w'abataliyani wajya gufasha abana b'imfubyi none uwo muryango rero ngo wari warafashe amazina yanjye uyajyana mu bihugu bakorana mbona umukoresponda uzajya afasha kubera iki wowe ntabwo ari njye nyine bafashe abana benshi bageraga ikintu bita parenage nawe urimo nanjye ndimo noneho bageraga ikintu bita parenage rero nanjye izina ryanjye bari bararifashe ariko batangira kumfasha ntaba muri icyo kigo naragiye then bagarutse kunshaka kuko batajyaga babona amafoto urumva ubundi ko bajyaga basura abana bajyaga bafata amafoto bakayashyira pare babo bari hirya no hino ku isi kugira ngo barebe development y'abana bafasha ubwo rero icyo gihe bazaga barambwira no ko twakubuze wabagahe none se wiga gute ndababwira birababaza cyane kuko ngo bari basanzwe batanga amafaranga
basa n'abanyishyurira ariko barabuze adresse yanjye, barabuze aho niga. Rero bumvisha uburyo nigamo, uburyo ari uburyo bugoye kandi buvunanye, bambwira bati noneho guhera uyu munsi ntuzongere guhangayikishwa n'ishuri, twebwe tugiye kugufasha kuzajya wiga. Kuva icyo gihe mbonye sponsorship yo kwiga, noneho mba numva ngize icyizere. Ikikureba ikikureba ari ukwiga gusa. Ikindeba ari ukwiga gusa. Bambwira kubasura, ndabasura, bari ibyo bansabye, then batangira kunyishyura ubwo ngubwo. Noneho urumva nigaga mu myuga, mva mu myuga ngaruka muri troncome kwiga mu buryo busanzwe noneho. Then troncome ndayirangiza njya kwiga amashanyarazi, nagize umugisha wo kwiga troncome mu mwaka umwe muri troncome mu wa gatatu, kuko urumva nari maje kuba mukuru. Wayigiye ujya mu wa gatatu? Yego. Niba bimenya Minedike nimenya neza kwambara diplome zawe. Kubw'amahirwe ntabwo natsinzwe. Nakoze ikizamini cya leta ndagitsinda, noneho mpabwa kujya kwiga. Ariko waruvuze mu kanya rutubwiye wiga uwa mbere, wiga mu wa kabiri, warubitubwiye. Yego, yari uwa mbere n'uwa kabiri ya bano bantu biga, ndabyita gute, imyuga iciriritse. Ibyari amezi noneho ntabwo ari umwaka wose. Oya, ni imyaka twigaga ibyo bitaga course professionnel. Yego. Twigaga uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ariko atari ariko atari gahunda za troncome. Yego, urabona nk'ukuntu kera bajyaga biga A3 wasangaga umwana yiga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, yiga ibijyanye na tekinike gusa, atari kuri gahunda ya general courses. Gusa nanjye ubwo urumva nasubiye inyuma kugira ngo njye gufata gahunda ya general courses kugira ngo mbone uko nziga mu mashuri asanzwe. Wahera mu wa mbere? Ntabwo nahereye mu wa mbere, kuko icya mbere cyari gisa n'igikomeye kwari ukumenya ururimi. Ikigo nigiyemo ururimi wabaga urwumva neza, kandi urumva nubwo tutigaga ya masomo mu buryo bwimbitse, wasaga ufiteho akanosi. Bituma rero kubera ko nari mfite determination, igihe njya kwiga mu wa gatatu byatumye ngerageza no kurikavaringa andi masomo iby'imyaka ibiri. Ari nayo mpamvu ikizamini cyiza, ukora ikizamini cya troncome uragitsinda. Ndagitsinda kandi ku manota meza, kuko naje ndi mu banyeshuri ba mbere cyangwa se beza ku ishuri nigagaho. Ubwo noneho mba ntangiye urugendo rw'ishuri rusanzwe, ujya kwiga amashanyarazi. Icyo gihe hakibazo A3 gusa, mva muri A3 kubera ko A3 nyine yasaga nirangiriye aho ujya guhita uhiga imirimo, ariko ngenda nshaka gukavaringa, noneho nkajya muri A2 bita mpindura njya muri electronique, niga muri ADB electronique na telecommunication ndayirangiza. Kubw'umugisha kera ubundi abatekinisiye ntabwo bajyaga babona buruse iyo barangizaga secondaire, byabaga ari akazi cyangwa se niba ushaka kwiga kaminuza ukayishyurira. Ariko urumva nyine ubushobozi bwanjye bumwe bwatumye ntajya ngeze ndangije secondaire ba bantu banyishyurira byarahagaze. Ahubwo ngarutse nyuma gato ndi mu wa gatanu bashatse no guhagarika amashuri, kuko urumva nize A3 na A2 bo bambarira bibwiraga ko narangije. Noneho igihe nari nkiri mu wa gatanu bo bibwira ko narangije, bahita bahagarika inkunga. Ubwo nabaye nkuretse ishuri. Umuvandimwe umwe twiganaga, umunyeshuri twiganaga, abonye ntari kubera ko nakundaga kubafasha muri etude, cyane cyane kwiga amashanyarazi kuko nayumvaga cyane, arambura muri etude. Anje avuga Jean d'Amour ari he ko ntamubonye, yavuye mu ishuri. Bati yabuze ubushobozi bwo kwiga, ubwo yarabiretse. Ati none se mwamuhamagaye, ngewe ndemera kumwishyurira igihembwe agaruke mu ishuri. Ari umunyeshuri? Ni umunyeshuri mugenzi wanjye, ndanamushimira cyane. Mama Letitia hano mu Isango Star. Niwe? Yego. Rikada. Twariganaga. Arambwira ati garuka mu ishuri. Ndagaruka, noneho nkora ikizamini, maje kubona bilete, noneho njya kuyipresenta muri wa mushinga ngo mbereke ko nkirimo kwiga. Noneho barabyumva, barandika ndiga, secondaire irarangira. Ubwo kubw'amahirwe, ubundi abatekinisiye ntabwo bajyaga babona buruse. Kubw'amahirwe ngiye kubona mbona haje bino bintu bya APRCs. Ntabwo byitwaga APRC, ahubwo bashakaga kurema abatekinisiye b'umwuga bari ku rwego rwa kaminuza. Ubwo rero basabye, kwa ko nari mfite amanota meza, nanjye mpita ngenda muri abo ngabo njya kwiga electronique na telecommunication. Muri kiste hehe? Oya, muri Tumba College. Yego. Naho nari nasoreje ayo masomo ya electronique na telecommunication. Urangiza kaminuza, hanyuma ushaka akazi. Ntabwo byatugoye cyane, kubera yuko icyambere promotion zibanza nicyo cyambere. Yego. Ikindi kandi twari tunakeneye ku isoko ry'umurimo, kuko
igihugu cyari kirimo kugenda gihinduka mu iterambere cyari gikeneye abantu rero bagendana naryo ubwo rero nanjye mbona akazi gutyo ntangira gukora aho natangiriye gukora n'ubundi ni naho ngikora uyu munsi. Ubuzima bwawe rero uretse kuba bwakwandikwamo igitabo bwakorwagamo na filime nziza. Yego kwiga ugahagarika kwiga bimwe ukahita ujya mu bindi bimwe bikagufasha gukora ibindi. Yego byari intambara itoroshye. Yari intambara itoroshye ariko bishoboka kurwanwa kandi gatsindwa. Nkeka ko ubwo buzima butari umurongo ugororotse burimo amakoni menshi nibwo bwatumye utekereza uti nandike. Yego. Wenda uzabisoma hari igihe nawe ashobora kuba yacika intege ku buryo runaka igitabo kikaba cyamufasha gukanguka akabona ko byose bishoboka. Mbwira muri uyu mwaka kino gitabo kimaze kiri hanze ni ibyo bita twakwita feedback cyangwa abantu bagiye bakubwira inspiration bakuye muri iki gitabo. Hari ubutumwa ugenda ubona? Yego nk'uko tuvugana hari abantu bamaze kuba inshuti zanjye tutaziranye kubera ko gusa bakurikiye ikiganiro bagashakisha contact zanjye bakanganiza kandi ati ni ukuri igitabo cyawe cyaradufashije. Hari n'uwigeze kumbwira ati nari ngezaho numva ubuzima bwanze burundu. Yego. Atari ku uyu munsi ndashima. Ejo by the way yaranyandikiye arambwira ngo ubaka kanya tuvugana nagerageje gukora ibintu byinshi bitandukanye ati ubu naraye mbonye permis. Harumva abikura. Yego. Ati ubuzima bwawe igitabo cyawe cyaramfashije cyane cyangwa se kudacika intege byaramfasha ariko ntago ari we gusa n'abagisomye. Ni igitabo kitagoye gusoma. Yego. Ni igitabo kiryoshye gusoma wenda ntago mbivuga kuko ari nge wacyanditse ahubwo n'abagerageje kugisoma barambwiye ngo ni igitabo cyiza kiryoshye gusoma. Umuntu watangiye kuri page ya mbere biragoye ko afunga igitabo atarakirangiza. Ikindi kirimo ubuzima n'aho kirimo amasomo afasha umuntu mu ngeri zose yaba mu burezi uko ababyeyi bakwiriye kwita ku bana babo uko urubyiruko rukwiriye kwita ku hazaza habo uko abantu bateganya kubyara kuko naho navuze ku gushaka kwanjye uko abantu bateganya gukora urugo badakwiriye kubihubukira ari umushinga bategura nk'uko bategura indi mishinga yose bakamenya yuko ahazaza habo bagiye gushyira mu isi hari mu biganza byabo kuko buriya abantu ntabwo duhitamo aho tuzavukira ariko ahazaza hacu ho tuba tuhafite mu biganza byacu nitwe tuhagena hamwe n'Imana byasubira. Yego. No mu gitabo cyawe harimo imirongo. Yego. Muri Bibiliya nayo igiye irimo. Mbwira Jean Damuntu ashaka kukubaza ku bantu utazibagirwa ariko kuko wiyandikiye amajoro utazibagirwa bifatanye. Kimwe n'ukirangiza utubwira ikindi kuki hari amajoro utazibagirwa nayahe abantu utazibagirwa bo nabahe? Amajoro urabona igihe twari tugezemo igihe cyiza cyo gukura cyo kwitabwaho cyo kwiga ni ibihe byahuye n'igihe cya jenoside. Yego. Rero ubuzima twabayemo mu bihe bya jenoside butagira icyerekezo ngo bucya utazi ko buri bwire bwakwira ntumenye ko buri buke. Cyari igihe kigoranye cyane gutekereza ko ubwo buzima ushobora kuburenga hakagira ubundi buzima buza. Ku bw'ibyo ubwo nibwo navugaga ko hari igihe umuntu yashoboraga gutekerezaga ko butari bwire cyangwa se butari buke ariko burira kandi buracya kubera Imana. Noneho hari n'ibindi igihe duhanganye n'ubuzima hari ahantu ugera ukagira ngo byarangiye nk'ubwo nari ngo experience y'igihe natekereza ko amashuri arangiye ntabuze ubwenge ahubwo nabuze amafaranga y'ishuri nkibwira ko hari birangiye ariko mu buryo ntazi mu buryo ntatekerezaga umuntu araza arambwira ati amafaranga y'ishuri yabonetse ngwino ujye gukora ikizamini. Wow. Nahise numva mu mutima ntamenye uko nabitekereza ntamenye uko nabivuga. Rero ibyo bihe ugeramo ukumva birarangiye ukumva
nta hazaza hagihari aribyo bya bindi abantu bagera muri rimwe na rimwe ukabasanga ngo biroshye mu biyobyabwenge ugasanga ngo bafashe umwanzuro wo kwiyahura hari ukwiyahura fizikama hari no kwiyahura moralement umuntu agapfa ahagaze ibyo bihe rero abantu benshi tujya tubigeramo cyangwa se nabigezemo uribaza umwana muto w'imyaka 12 13 ufite inshingano zo gutunga barumuna be ufite inshingano zo kurera barumuna be ni ubuzima twanyuzemo nk'abanyarwanda twese benshi muri twe ntabwo wenda abo muri icyo kigero cyacu babiha uburemere abo muri iki gihe turimo ntabwo babiha uburemere nk'ubwabo mu gihe twari turimo aho umwana muto reka nguhe nk'urugero hari ubwo ubuzima bwanze ari njye ngomba guhahira urugo kuko ari njye wari mukuru umukecuru yari ahari ariko urumva imbaraga z'abadamu rimwe na rimwe biragoye n'ama depression twavugaga nawe ibyo bibazo byose birimo nkajya mfata reka nk'uyu nk'urugero traje imwe nkafata ihene nkarangura ihene hano nkazitwara i Bugesera aho bita Kabukuba narangiza nkagarukana ifu y'imyumbati nyikoreye ku mutwe tekereza urugendo rwo kuva Kicukiro ujya Kabukuba ukurura amatungo ukagarukana wikoreye imyumbati ku mutwe urimo kugerageza kureba ko ubuzima bushoboka ubundi rimwe na rimwe ngafata nk'Kicukiro nkaza kuzicuruza Rwampara za Nyamirambo narangiza ngasubira nayo wenda pate jaune cyangwa amavuta ngo ugasanga umuntu abaho mu buzima bumeze gutyo ntabwo nibaza ko abana b'imyaka 12 uyu munsi bajya batekereza ko umuntu ashobora gustrugglinga kubaho kuri urwo rwego ntabwo nabyandikiye ngo nabo barwane n'ubwo buzima nk'uko turwana nabwo cyangwa se twarwanaga nabwo ariko no kugira ngo bamenye yuko mu buzima dukeneye gushyira imbaraga mu byo dukora dukeneye gutekereza hari abantu benshi usanga kuba yarize amashuri runaka avuga ngo ntabwo akazi gasuzuguritse ugasanga ubukene bumereye nabi arasabiriza kandi afite ubwonko ngo mfite za diplome zanjye ntegereje ko nzabona amafaranga ajyanye n'ibyo nize ntabwo iteka ryose umuntu akora ibyo yize ahubwo ushobora gukora ibyo utize bikaguhesha opportunity kugera ku byo wize urabona ushobora kuba nta mafaranga ufite ukajya kwikorera ubuyede mu buyede abo muhuriramo bakabona ko nubwo ukora ubuyede ushyizemo isuku itandukanye n'ubushake noneho umuntu akakwibaza ariko uyu mwana ko akora ubuyede ariko akabona ko afite itandukaniro gatuma mu kuganira akamenya ngo burya yize n'ibi nubwo akora ibi ni uburyo bw'amayisha ni uburyo bwo kwishakishiriza ariko aramutse abonye ibindi bintu byiza akora yabikosa ntabwo mvuze ko n'ibindi ari bibi ariko wenda ibijyanye na bya bindi yize abantu nimagirirane ninde uzakugirira akamaro wamenya muzahurirahe ngira ngo rero nibyo none warumbajije uti none se ni bande utazibagirwa urumva uyu mubyeyi urabifata mu mpembe ebyiri hari utazibagirwa kuko bagufashije gutera intambwe ariko hari n'abo utazibagirwa kuko bagusunitse bagusubiza inyuma ariko aho ngaho iyo ubonye atari ngombwa kubavuga ntabwo ni ngombwa ufite unarebye uretse ko bavuga icyabaye ntabwo bariya nirwa mbatindaho cyane kubera yuko buriya umuntu utakugiriye akamaro mu buzima cyangwa se utagufashije gutera intambwe ijya imbere ashaka kugusubiza inyuma ukagira wiga kubaho utamufite yego iyo wize kubaho utamufite rero abaguhaye irindi somo utari buzamenye mu buzima ntabwo rero uriya muntu mufata gutyo gusa buriya nawe hari undi mumaro aba yaragize mu buzima kuba wenda yari afite ubushobozi cyangwa se kuba atarigeze yita ku kuba hari icyo yamarira ko buriya ntabwo ubushobozi bw'amafaranga buriya aricyo kibazo gikomeye cyane kuko ngenzi abantu bigisha abana nta bushobozi bafite umwana akiga segonderi akayirangiza akiga kaminuza akayirangiza kandi urebye mu buzima busanzwe bwo mu rugo nta kintu gihambaye afite umwana ntabwo akenera materiyeri gusa ahubwo akenera n'umuntu umufasha
koriyanta guha umurongo ibitekerezo afite cyangwa se akanamwereka ko nubwo nta bushobozi afite ariko byibura giti cye gishoboka ashobora kukimukorera ngira ngo rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi bariya abantu abo rero nabo tubihoreye turebe abantu utekereza hari uwagufashije ku mafaranga hari uwagufashije ku nama hari n'uwagufashije kuri appreciation y'ibintu urimo ukora akabona bikagutera imbaraga zo gukomeza nabo ngabo nshaka yego urumva hari nk'uyu mubyeyi nari mvuze mu kanya wafashije gutuma ntatakaza ishuri urumva byarashoboka ko iyo ndata icyo kizamini ntabwo nari kuba mfite amanota ntabwo nari gukomeza ishuri ariko yicaye mu rugo aravuga ati kanaka ko ntamubonye ndamushimira cyane mama Letitia igihe nigaga muri ADB urumva naturaga Kicukiro njya kuri ADB ntabwo biba byoroshye ko wiga mu gitondo na nimugoroba muri ubwo buzima bw'ishuri ngo no mu bwonko bigende ndashimira umuryango wamfasha ukavuga uti ntuzagire ikibazo ugira cy'amafunguro ujye uza kurya saa sita bafite itafari rikomeye ku buzima bwanjye ndabashimira cyane hari noneho n'abakorega abantu mubana bakajya bagupushinga bagufasha n'abafamiliye hari abantu muri famiye bavuga bati rwose wihangane ntabwo kwiga birangira ubuzima burashoboka courage abo nabo rwose ndabashimira yego reka twongeremo n'abandi yego ngufashe dushake n'abandi yego urya muntu wakubwiye ko ushaka kujya kwiga ni buringa hariya yego iburinga nubwo bitakunze yego ako kira gitekerezo yize gishobora kuba cyatumye utekereza n'ibindi birenze no uriya we namufashe nk'umubyeyi kuko urumva umuntu wari umpangayikiye kurusha undi muntu uwo ari we wese akanatekereza kujya kunyishyurira uriya we mufata nk'umubyeyi urumva ni nawe wabaye imbarutso yo gutuma n'ibindi byose bishoboka nubwo kujya iburinga bitakunze ariko yanyohereje kwiga mu igaraje kwiga gusudira gusa uwo muntu wamunganya iki arenze kuba inshuti arenze kuba umuntu mwahuriye muri field ahubwo aba yafashe inshingano z'ababyeyi harimo abantu benshi rero baba baragiye batugirira umumaro utandukanye na Carlos washinze ikigo kigafasha urubyiruko nawe twamuzirikana hari umuntu ejo twahoze tuganira wize nawe mu Gatenga usanga abantu bose banyuze mu Gatenga muri ibyo bihe byacu hari ukuntu hadufunguye amaso nta muntu ubuzima bwananiye cyane wanyuze mu Gatenga muri ibyo bihe byacu hari ukuntu badufunguye batuma tuba abantu b'abagabo batuma tuba abantu batekereza batuma tuba abantu dufite icyerekezo abagira neza nabo abagira neza turabashimira nabo tubashimire uwitwaga pare wanjye yitwaga Donangelo yari umupadiri wo mu Busuwisi nubwo ntakomeje kumenya amakuru ye ko wa muryango waduhuzaga iyo babaga bahagaritse inkunga zawe ntabwo bashaka ko mukomeza kugira ngo udakomeza abazungu cyane ko bakunda kuvuga ngo nubwo we yaba afite ubushake bwo gukomeza kwishyura we yari yarigeze kunyemerera ko ashobora kunyishyurira kugera na kaminuza ariko umuryango wo wari ufite gahunda yo kwishyurira abana kugera muri segonderi kandi bikaba kuri buri wese ati wowe ubwo urangije segonderi ntacyo reka duha amahirwe n'abandi basigaye inyuma nabo bashobore kuzamuka kubera ko uri kuvuga ku buzima bwawe ku gitabo cyawe kandi ntiryari iherezo nubwo byari bikomeye ariko byarashoboka ko ubuzima bukomeza kandi koko bwarakomeje umuntu yagira amatsiko menshi mu bwana bwawe muri cya gihe cya bwana usudira uhereza ugira ute niba wakoreye amafaranga menshi ukumva aragushimishije hantu ya kampani yigeze kumfata ngo njye gukorana nabo ibiraka hariya nakoraga nk'umukozi kandi baranankunda kuko kandi uri umwana nari nzi gusudira neza cyane kuko hari ibyo mu busudire twita korodo ni ngo gufatanya icyuma ni ngo nafatanyaga icyuma cyangwa se nari mfite impano yo gufatanya icyuma ku buryo udashobora kumenya niba cyasudiriwe cyangwa ari uko cyaturutse mu ruganda aho rero baranyapuresiye cyane nahakoreye amafaranga meza sibyo ko nabakoranye nabo nk'amezi 5 ahandi buriya hari akazi abantu basuzugura ariko kaduha amafaranga igifundi njye nabaye umuyede ariko nageze aho mba n'umufundi kubera ko urumva mu Gatenga nize ububaji mwumvishe ko nize
amashanyarazi ariko nayize ndi muri secondaire muri cycle supérieur mvuye muri troncom ariko mu Gatenga nize ububaji imyaka 3 bishatse kuvuga ngo n'ubundi ndi professional mu bubaji kuko baduhaga certificat de formation professionnelle yego bivuze ngo rero ari akazi ko gukora ibisenge naragakoraga gukora utubati gukora ibitanda gukora intebe byose narabikoraga nuvuga ngo ahantu hose washoboraga kunyorienta cyangwa se ahantu hose ushobora kunyorienta ako kazi ndagakora ubwo rero muri tekinike ahantu hose mbonye amahirwe nyabyaza umusaruro kandi muri icyo gihe cy'ubwana gusudira nibyo byampaye amafaranga cyane no gukorana n'abubatsi urakoze cyane mbwira rero biruko rw'ubu si ngombwa ko bose baca muri struggle cyangwa mu nzitizi z'ubuzima nk'izo waciyemo ariko kudaca mu nzitizi nyinshi bishobora kuba bitera ubutesi bwinshi n'ubundi baravuga ngo ibihe bikomeye birema intwari wavuze ko mu gitabo wavuze ko igiti n'igiti imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho yego urebye ibihe bikomeye birema intwari ariko ibihe byoroshye ose ndavuga ngo birema ibigwari ni nka ko wabivuga igikomeye ntago ari uko twifuza ko abana bose baca mu buzima buryana cyangwa bushishana nk'ubwo twaciyemo ahubwo icyo nabyandikiye cyangwa se icyo nifuzaga ku babyeyi ndetse no ku rubyiruko abashobora kumva nifuzaga ko batabaho butesi batabaho bajenjetse ni ukuvuga ngo hari ukuntu usanga ababyeyi bareresha abana televiziyo umwana akaba ari aho bakagira gutya bagashaka umukozi wo mu rugo akaba ari gukorera abana ibintu byose adashobora kwimesera adashobora kugira akarima kari ko kose akora uyu mwana uzasanga kenshi iyo agiye muri secondaire iyo agiye nta nubwo ubuzima bwacu burangirira ahangaha hari nubwo bishoboka ko uyu mwana ashobora kujya kwiga mu mahanga ashobora kujya ubuzima bukamunanira kandi azajya babandi bamutekera bamwe bamufurira ntago azabona azagomba kwikorera icyo nashaka kuvuga ni iki ni uko ababyeyi bakwiriye kumenyereza abana gukora kubera ko uko twakuze nibyo bishepinga nibyo birema cyangwa se nibyo bigaragaza uko tuzitwara hazaza ni ukuvuga ngo experience twagize toughness twahuye nazo mu bihe bizaza ni uko niduhura n'ibihe challenging za challenge twahuraga nazo tukiri abana zidufasha kuriactinga gushakisha uko dukemura ibibazo twahuye nabyo mu buryo buzatworohera nuvuga ngo niba umwana umuhaye akarimo agakora atagashaka agakora yinuba agakora yivovota agakora arira ariko imbaraga agakorana kugira ngo kajye ku murongo cyangwa se umurimo wamuhaye wemerwe zizamufasha mu bihe bizaza kumenya kwirwanaho mu bihe bye bishyize kera ngira ngo rero icyo nifuzaga ni uko ababyeyi bita ku burere bw'abana kurera abana ntabwo ari ukubohereza ku ishuri gusa ntabwo ari ukubagaburira gusa ntabwo ari kubaha bya byangombwa gusa ahubwo no kubatoza gukora birabafasha ahazaza habo cyane nta bantu bawe bo mu muryango batishimira ubuhamya nk'ubu kubera ko ubuhamya butanze ngo buhe urubyiruko isomo ariko harimo abandi bumva ubuzima bwabo bugomba kugaragaza nk'aho umuntu wese aba yumva yagaragaza ko yavutse ari umuprince agakora ubuzima bwiza wowe ubuzima bwawe bwarimo amahwa menshi nta bavuga bati ibyo bintu ntukajya ubivuga ujye ubyihorera ntago babura ariko nanone se ni ubuzima bwanjye mba ndimo kuvuga nibaza ko umwanzuro nafashe ni ugushaka gufasha sosiyete nkurikiye yego kuko ubuzima bwawe buyibera isomo yego buyibera isomo kuba abantu babyishimira cyangwa batabyishimira ntabwo nibaza ko ofete buriya uwaba afite ikibazo akemera tukaganira nawe yabona ko byari ngombwa ariko ntabwo iteka ryose dushobora gukora ibyo abantu bashaka ahubwo hari n'ubwo dukora ibiri mu mahitamo yacu kugira ngo dufashe abandi kandi rimwe na rimwe ntabwo iteka ryose abantu bazabaho uko abandi babyifuza ni ukuvuga ngo harimo abantu bamwe baba ibitambo by'abandi kugira ngo barebe ko hari icyarokoka ni ukuvuga ngo hari abantu bemera ku expose ubuzima bwabo
kugira ngo abandi babukiriremo. yego ngira ngo rero ntabwo ubundi byagombye kuba ikibazo, yego cyane cyane ko rega navuze ko n'uwo muntu utishimira ko wabayeho nabi kandi warabayeho nabi, nibaza ko utishimira kugaragaza ko wabayeho nabi, nibaza ko nawe byakwiriye kuba isomo. Icya mbere ntabwo mu bureminga kubera ko yampaye uburyo bwo kubaho ntamufite, yampaye uburyo bwo kubaho ntamufite. Urumva rero yangiriye umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nguhe urugero, wagatinzeho cyane. Reka nguhe urugero. Umwana aririye urwembe mu rugo, warumuha nubwo uzi ko hari akamaro rugira. Birashoboka rero ko hari ibintu umuntu ataguha yibwira ko wenda rimwe na rimwe atumva impamvu atabiguhaye, nawe utibaza impamvu atabiguhaye, ariko mu nzira yo kuzaba successful kwawe bya bindi yakwimye bikaba byari bifite umumaro kubera yuko byatumye ugera ahandi ugomba kugera. Ibitabo nk'ibi ngibi bivuga ku buzima bw'umwanditsi, hari igihe akenshi babyandika barangiza ubutumwa bagomba gutanga bukaba burarangiye, kwandika bikarangira. Si kenshi abantu batangira ku bitabo bivuga ubuzima bwabo ngo bazakomeze bandike n'ibindi, kuko ibyo bari bafite byose baba babishyizemo. Wowe urateganya kuzagira ikindi kintu wandika cyangwa washyizeho akadomo? Oya, urumva gufasha abantu cyangwa se gufashanya, ubwanditsi ni bumwe mu buryo bwo kuganira. Nta iteka ryose abantu baganira ibiganiro bimwe. Urumva tumenyereye ngo abanditse mu ibitabo bya fizike, abanditse by'amateka, abanditse ariko n'uburyo bwo kuganira. Hari ibitabo za roma zivuga ku mibereho isanzwe. Ntabwo njye numva ko bigarukiye aha, kuko n'ubu ngubu tuvugana hari proje mfite, ntabwo nzi igihe izarangirira, ariko hari proje mfite nshaka kwandikaho yo guhuza amateka n'ubuzima n'aho turimo turagana. Ni gute ahashize hashobora kudufasha kubaka ahazaza. Ibihe turimo ntibigirane amakimbirane ajyanye n'ibita conflit de generation, ntibigirane amakimbirane n'ibihe byashize, ahubwo ibihe byashize bikadufasha kubaka ibihe bizaza. Reka nze ntanga urugero. Wenda urabona iyo turimo kugenda mu modoka, ikirahure cy'imbere bita paraburize kiba kitwereka imbere yacu, tubona ko ari ahantu hagaragara kandi hakatwereka kure. Ariko uwakoze imodoka ntabwo yirengagije gushyiraho za rotorovizeri. Kubera icyo yashyizeho rotorovizeri kandi ikindi akadushyira hari duto. Hari icyo natekereje, rotorovizeri zitwereka inyuma, ariko turi duto kandi ntabwo uwadizayininze imodoka yashatse ko duhozaho amaso, kuko turamutse duhorejeho amaso imbere ntitwahareba. Oya, uretse no kuba imbere tutahareba ahubwo twakora impanuka. Dushobora gutungurwa n'ibiri imbere, ntitubura kurebaho kugira ngo turebe ibiri inyuma, tubyibuke, ariko ntabwo ariho dutumbera imbere. Kuko iyo urebye inyuma, icya mbere uhita wibuka challenge wahuriyemo nazo, ugashaka ngo izo challenge mbese amasomo wazikuyemo akomeza kugufa, kuko buriya uburangare bwa none ni igihombo cy'ejo. Ruhango challenge wahuriyemo nazo zigufasha kuzahangana n'ibiri imbere. Ariko ikindi, hari n'ubwo utekereza ku basigaye inyuma cyangwa se ku muntu wagombye kuzamura, noneho bikagufasha kumutegereza kugira ngo umufate ukuboko umugeze kuri destination yifuza kugira ngo mu buzima turi magirirane. Kureba inyuma gato bishobora kugufasha kubona amasomo menshi cyangwa se kubona byinshi byagufasha, haba ahazaza hawe ariko n'abandi bantu mushobora kugendana mukagera nayo. Urakoze cyane. Ntiryari iherezo ni igitabo ugisomye neza ubona ko gifasha kudacika intege, cyane cyane ku rubyiruko ku buryo bw'umwihariko, ariko no ku bantu bose muri rusange. Nari ngiye kukubwira ngo wamaze kubikora, wamaze gutanga ubutumwa ku rubyiruko. Ibyo twagiye tuvuga byose ni ubutumwa twatangaga, ariko mu gusoza nagira ngo kino gitabo cyawe kigufashe guha urubyiruko ubutumwa tubyite nka senteze cyangwa nk'incamake y'ibyo twavuze hano. Urubyiruko ruhe inama
yego cyane cyane urubyiruko rushobora gucika intege kubera kunyura mu bikomeye. Kimwe mu byo nababwira ni uko guca mu bikomeye ntabwo ari ikibazo, kuko akenshi ntabwo tubihitamo, ntabwo duhitamo ibikomeye tuzacamo. Hari igihe tugenda inzira zikatwuburira ko tugomba guca mu bikomeye. Ikibazo rero cyaba gusohokamo nta somo ukuyemo, cyangwa guheramo, cyangwa se guheramo. Ni ngo reka ubwo hari ibiza tutabihisemo, nta mahitamo dufite, tumenye isomo dukwiriye kubikuramo kandi tumenye nuko tubyitwaramo. Ngo ikibazo ntabwo ari uguca ahabi, ahubwo ikibazo cyaba uko twitwara aho habi nuko tuzahasohoka. Icyo ni kimwe gikomeye. Kandi ikindi buriya nashakaga guha isomo abantu bakuru cyangwa se abantu bateganya kubyara. Buriya kubyara ni iby'abantu bose, abantu bose. Umuntu ufite intanga nzima ashobora kubyara yabonye aho byarira, ariko kuba umubyeyi byo ni ibya bake babihisemo. Ni ngo abantu bakwiriye gutekereza umuntu bazanye mu isi afite bamuteganyiriza iki. Buriya gushaka ntabwo ari ugushaka gusa kubera puresha y'abantu bikuriho ngo dore wakuze, dore washaje, dore bimeze gutya, ahubwo jya gushaka utekereza ngo mbese gushaka kwanjye icya mbere bizamarira iki? Umuryango ngiye kurema ni umuryango umeze ute? Ni umuryango ufite ikihe cyerekezo? Noneho uko utegura indi mishinga yose nabyo bitegure mu mishinga nk'indi yose, kuko mu mushinga utoroshye uzarema ibisekuruza mu isi. Urakoze cyane Jean d'Amour, urakoze cyane. Iki gitabo rero nako ibi bitabo ni kopi y'Icyongereza, y'Igifaransa n'Ikinyarwanda. Biboneka he, ibigura gute? Izi kopi kugeza ubu hari umuvandimwe ufite kampani bita ngo yoga, ni ibintu bijyanye no gufasha imitekerereze ya muntu, yoga dash yoga, kikorera i Gikondo Merezi. Uvuga ngo bafiteyo shop nini, ni naho ibitabo kugeza ubu ngubu biri. Ugeze kuri Mereze ya mbere usa n'ugana ku isoko, ni ikigo kiragaragara, hari icyapa, ni aho ngaho ibitabo biri. Ntabwo gihenze, igitabo ni amafaranga 15,000. Nagerageje kureba uburyo kopi zakomeza kuza. Ntabwo natekerezaga cyane mu nyungu zo mu bitabo kuruta ko abantu bagira ubwo bumenyi cyangwa se bagira izo nama cyangwa se dufashanya. Ku bw'ibyo nasanze 15,000 atari amafaranga menshi, ariko azamfasha gukomeza gukora izindi kopi zituma icyo gitabo gishobora aho ngaho bahumvise. Ariko se nta umuntu yicaye ahantu avuga ati reka mfate telefone yanjye mpamagara umuntu tuvugane ko igitabo cyangeraho, byakunda? Yego byakunda. Kandi ikindi n'abantu bari hirya y'u Rwanda, ubu igitabo cyane kiri ku Amazon. Kuri Amazon kiriho icy'Igifaransa n'Icyongereza, nibyo nari nabashije kuba kizeho. Ushaka ku Amazon yagenda akandika titre yacyo, It was not the end, cyangwa se ce n'était pas la fin, cyangwa se akandikamo izina ryanjye Nsanzabaganwa. Icyo gitabo ahita kibona. Ariko n'uwashaka kumvugisha yamvugisha. Ibyo bitabo ahantu biri, aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali, even no hanze ya Kigali, umuntu ashobora kuvugana ashobora kutuvugisha uburyo gishobora. Yabwirwa n'ikindi nimero zanyuze? Nimero ntacyo nanazibaha, ntacyo zitwaye. Ni 0782 617 7 40. Gusa nshobora kumufasha kumenya uko igitabo cyamugeraho ku buryo bworoshye. Ku buryo bworoshye. Hariya ntago ari ahantu hagoye, aho ngaho kuri Mereze ya mbere, kandi akajya ku isoko Gikondo, ni icyapa kinini biba bigaragara. Jean d'Amour, reka ngushimire, urakoze cyane. Watanze ubutumwa, watanze inspiration, watanze byinshi kuri wowe abandi bashobora kwigeraho. Ndagushimiye cyane. Yego, murakoze namwe, kandi mbashimiye umwanya mu mpaye. Murakoze cyane. Turabashimiye rero namwe inshuti bavandimwe mwari mukurikiye ikiganiro cyacu ibitabo n'amateka. Mwumvise ntiryari herezo ya Jean d'Amour Nsanzabaganwa, mwumvisemo byinshi cyane. Ibitabo n'amateka nakagaruka. Jye na Xavier Bizimana.